tugeze mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru. Icya mbere uragisanga muri komenti ya mbere, niba utaracyumvise birakugora gusobanukirwa ibiri muri iki cya kabiri. Amabwiriza y'umwami amaze gusohoka, igihugu cyose cyahindutse nk'ikibuga cyo gukiniramo umukino wo gushakisha. Abasirikare bagiye mu mpande zose, mu mijyi, mu byaro, mu misozi n'ahari amashyamba, ariko uko amasaha agenda agashira niko amakuru agenda agabura. Nta wari uzi aho aherereye, nta wari warigeze amubona b'imacara. Ku munsi ukurikira abasirikare bandi bageze macara nk'uko bari bategetswe, ariko basanga hari waba harahindutse umurima koko. Babajije abaturage, naho umugabo w'umuturanyi arimo n'ubundi abari wongera gusobanura, ababwira ko Kiyora yageze nijoro koko, akabaza aho iwabo bagiye, yamubwira ko atahazi agahita agenda ashakisha ahandi. Abasirikare baramubajije bati yageze hano sangahe? Nawe ati yahageze saa 8 nibereye mu bitotsi byinshi, mubwira ibyabaye. Yanseze yahita agenda, nanjye nisubira kuryama kuko ibitotsi byari byinshi. Sinamenye neza ibyakurikiyeho, sinzi aho yerekeje. N'ubu bati wabo se bagiye he? Ntabwo hazi koko? Umugabo ati nta makuru asobanutse mfite y'aho baba barerekeje. Ayo makuru yageze ku mwami arushaho kurakara. Icyo gihe ikibazo cyari kimaze guhinduka kinini kurusha uko byari byaratangiye. Ntibyari bikiri guhiga umukozi wahunze gusa, byari byabaye ikibazo cy'icyubahiro cy'ingoro n'ikintu cy'agaciro gikomeye cyari kibwe. Ni ukuvuga ko agasore umukobwa yavugaga ko Kiyora yatwaye. Umwami yategetse ko hongerwa imbaraga mu gushakisha. Abasirikare barongerewe, harimo n'abatari bamuzi. Hatangwa amabwiriza mashya, bavuga ko umuntu wese wari kugira amakuru kuri Kiyora agombaga guhita yatanga. Umwami yari yaratuje, yararetse kugira icyo abaza abarinzi b'amafarashi bari bari kumwe nawe. Narusi yaramubajije ati se data, niba ari kumwe n'abarinda amafarashi ni gute yabacitse? Wasanga baramufashije guhunga. Kariya gasaro karahenda cyane, wenda yababwiye ko agatwaye abasigira amafaranga ajya kukagurisha. Kuko uriya yari umukozi, ni umukozi wari waraje gushaka amafaranga, ntacyo atakora ngo ayabone. Umwami yarakajwe n'ibintu bibiri muri ako kanya. Kuba koko abo barinzi bashobora kuba bari baramufashije, no kuba Narusi ubwe nawe yari yarabaye indangare bakakamutwara. Nyuma y'iminsi 3 nta makuru mashya abonetse, umwami rero yahisemo guceceka akabanza kureba uko ibintu bigenda. Yongeye kumva ko bidashoboka gukomeza atabajije neza uko byagenze. Yahamagara igikomangomakazi Narusi amwicaza imbere ye mu cyumba cya kabiri. Mu ijwi rituje ariko rikomeye, yamurebye mu maso aramubaza ati mbwira neza Narusi, byagenze bite kugira ngo Kiyora kwambara agasaro? Yagafasha ate wari uri icyo gihe? Narusi yahise aceceka gato asa n'utekereza, ariko mu by'ukuri yari arimo gutegura neza amagambo ye. Yubitse umutwe gato agaragaza ko ari ibintu bimubabaje nawe, hanyuma atangira kuvuga buhoro ati data, si uko yakanyambuye ku ngufu cyangwa ngo agatware mu buryo bubi. Umwami aramwitegereje arushaho gutega amatwi. Narusi akomeza agira ati byabaye mu minsi yashize nkiri kumwe no ku biraro by'amafarashi. Twari turi kureba imwe mu mafarashi arwaye yari imaze gukira. Twari turi kuvugana bisanzwe, anyereka ko asigaye andusha kumenya uko bayitaho, nanjye ndi kumwereka utuntu tumwe nsanzwe nzi. Icyo gihe nari nambaye ako gasaro nk'uko byari bisanzwe. Kiyora arakitegereje ambaza ko kavuye kuko gafite umwihariko utandukanye n'ibindi bintu byo mu ngoro, kakaba kadafite aho gahuriye na rwa runigi yakundaga kwambara rurimo amasaro y'umweru n'umukara. Umwami ati ngo yarabajije ibyo gusa? Narusi ati yego data, yari afite amatsiko. Nanjye sinigeze mbona ikibazo mu kuba namusobanurira. Namubwiye ko ari impano nahawe na mama mbere y'uko apfa, ko ari umurage w'abamikazi. Umwami ati ibyo bihereho no kukakwaka. Yacecetse akanya gato nk'uwibuka ibyabaye, aramubwira ati namaze kumusobanurira, hanyuma nsaba kugafataho gato ngakitegereze neza. Nanjye sinigeze mbibonamo ikibazo. Umwami ati nabyumvise. None kuki yakagumanye? Nawe ati yaramaze igihe akora hano, agaragaza ko ari umunyakuri, numvaga nta kibi yakora. Akimara kugafata ifarashi yahise igwa hasi, nirukira kureba ikibaye. Ubwo nawe yahise akabika mu mufuka aza kureba. Twaragiye tugerageza kureba ikibazo ifite, dusanga nyine ifite ikibazo mu kuguru, tugerageza no kuyitaho. Niri ikirembye ikunda kugwa hasi, n'ubundi yakomeje kwanga gukira kubera ukuntu irwaye mu kirenge. Umwami yaratuje amwitegereza cyane ariko ntiyavuga. Narusi yarakomeje ati nkikamuha yaragafashe areba uko gakozwe, agahinduranya mu ntoki ze. Ubwo nyine duhita twiruka tujya kureba ifarashi. Buriya yahise atekereza kuko nazakagurisha agakuramo amafaranga menshi. Twakomeje kuganira ku mafarashi n'ibindi bitandukanye. Yavuganye agahinda none ati mwami, nyuma y'igihe gito nahise mpamagazwa ahandi mu ngoro. Nagiye nihuta narongera no gutekereza gufata agasaro. Abari bamamagaye ni intumwa zari zizanye za zahabu mwazitumye zo mu kindi gihugu. Barangije kuzibika naniwe cyane ndiryamira. Umwami ati yaryo iryo joro nibwacitse? Nawe ati yego nyagasani, ni amakosa yanjye, sinari mwiriye kumuha ikintu nkakira mu buryo butitondewe. Mumbabarire, nabonaga ari umwizerwa. Umwami yashyizeho intego, azamura ibiciro,
avuga ko umuntu uzafata Kiyora azamuhemba ibihembo nawe atigeze atekereza ko yaha umuntu. Kiyora ntiyaragishakishwa gusa nk'uwahunze, ahubwo noneho bamushakishaga nk'uwatwaye ikintu cy'agaciro k'ubwami. Umwami yihuta cyane yatumijeho abarinzi ngo bisobanure bamubwire uko yacitse bari kumwe. Abarinzi b'amafarashi yo hanze bamaze kumenya ko umwami abahamagaje, binjira mu cyumba cy'inama bafite ubwoba bwinshi, bafite ubwoba ko igihano cyari kibategereje. Bahageze bubitse imitwe bategereje ko umwami abaza bakabona kuvuga. Umwami yabitekerejeho akanya gato maze ababaza mu ijwi rikomeye ati, musobanure neza uko byagenze kugira ngo umusore nk'uriya wari ushinzwe amafarashi abacike, atwara ifarashi mutabizi kandi muri abarinzi bayo. Umwe muri bo wari mukuru kurusha abandi yafashe ijambo afite ubwoba ariko agerageza kwisobanura neza ati, nyagasani, uwo musore yari amaze igihe atwiyegereza. Yari yarigaragaje nk'umunyamwete wita cyane ku mafarashi, cyane cyane kuri ariya yari arwaye. Yajyaga aza nijoro kuyireba, akayisukura, akayivura kugeza aho itangiriye gukira. Byatumye tumugirira icyizere natwe tukamureka akajya aza no mu masaha y'ijoro, kandi n'ubundi si ukuvuga ngo nuko twamugiriye icyizere yazaga aje kuvura ifarashi, ni wari uyihagarariye, twari guhera tumubuza. Undi murindi yunzemo ati, ku munsi byabereyeho yaje nimugoroba azanye ubwatsi bwo guha amafarashi. Nta kintu cyaduteye kugira amakenga kuko byari bisanzwe. Yarasanzwe azana ubwatsi akagaburira amafarashi ya hafi, hanyuma akajya kureba ya farashi yari yararwaye kuko yabaga yonyine. Wa murinzi mukuru akomeje agira ati, nyuma yo kugaburira amafarashi twaricaye tuganira nawe nk'uko twari dusanzwe tubigenza. Yari ameze nk'ufite umunaniro mwinshi, atubwira ko ashaka kuruhukaho gato mbere yo gusubira mu nzu ye. Natwe twari tunaniwe kuko uwo munsi twari twakoze akazi kenshi cyane. Undi yongeyeho ati, ntitwamenye uko byagenze neza ariko twisanze twasinziriye. Byari ibintu bidasanzwe kuko si bisanzwe ko abarinzi bose dusinzirira icyarimwe. Natwe ntituzi ikibazo twagize cyatumye dusinzira. Tubyutse nijoro hagati twasanze amafarashi yari ari harimo icyuho, ifarashi imwe nziza cyane yabuze na Kiyora atakiri aho. Umwami yarahagurutse abareba mu maso ararakara cyane ati, mwese musinziriye icyarimwe, murashaka kumbwira ko nta muntu n'umwe wari maso? Bose bahise bapfukama bavugira hamwe bati, nyagasani, turabisabira imbabazi. Natwe ubwacu ntitwumva uko byagenze, ariko turakeka ko ashobora kuba yaraturogeye mu bunyobwa yaje ari kurya, twese tukaburyaho. Yadushyize mu bitotsi byinshi abigambiriye kuko si bisanzwe ko abarinzi bose dusinzirira icyarimwe. Wa murinzi mukuru yasoje avuga ati, twemera amakosa yacu nyagasani, ariko uwo musore yari yaratwizeye natwe twaramwizeye cyane. Ntiyigeze agaragaza ikimenyetso na kimwe cy'uko ashobora kuduca muri humye. Ibyabaye byaradutunguye nk'uko byabatunguye. Umwami yararakaye cyane kuko byumvikanaga ko habayeho uburangare bukomeye, ariko nanone kumva hari ikintu kirenze iby'abo barinzi bari bari kuvuga, hari icyo atari gusobanukirwa. Icyo gihe nibwo byarushaho kugaragara ko ikibazo cya Kiyora kitari cyoroshye kuko yari yaraturutse mu buryo bwateguwe neza, agasiga ingoro yose mu rujijo rukomeye. Yategetse abo bagabo ko baba bashyizwe mu nzu y'imbohe kuko atumvaga neza uko bari bari kwisobanura kugira ngo azongere abate ibibazo yitonze. N'ubundi kubica yabonaga bitari butume Kiyora aboneka. Bamaze gufungwa yongeye gutanga amategeko ko Kiyora nataboneka mu cyumweru kimwe gusa azahana buri wese yatumye kumushakisha. Mu ngoro igikomangomakazi Narusi nticyari kigituje. Buri munsi cyajyaga imbere y'umwami kikamwibutsa ko Kiyora agomba kuboneka. Ijwi ryacyo ryari rituje ribwira umwami, ariko ryari ririmo igitutu gikomeye. Cyahoraga kimubwira kiti, data, ni umurage wa mama, ntitwakomera ko watakara gutya. Umwami wari usanzwe akomeye mu byemezo bye yatangiye kumva icyo gitutu kiri kurushaho kwiyongera. Si uko ashaka kugarura ku gasaro gusa, ahubwo no kuba umukobwa ataratuje byatumaga ikibazo kirushaho gukomera. Iminsi yahindutse icyumweru batarabona Kiyora. Abasirikare bagarukaga rimwe na rimwe bavuga ko bagiye kure, ko bashakishije hose ariko ntihagire amakuru afatika babona. Arabavuga ko babonye umuntu ujya gusa nawe mu bindi byaro, ariko bagira bagasanga atari we. Hari n'abavuga ko ashobora kuba yarahungiye kure cyane kurushaho, wenda akaba yaragiye nko mu kindi gihugu. Narusi we yanze gutoza, akomeza kwigonga, atangira no kwanga ibiryo. Yabwiraga se ati, mama nahoraga mubona muri kariya gasaro, iyo nabaga nkambaye naramubonaga, nikataboneka nzarinda mpfa ntongeye kwishima, nibura katumaga ntuza. Ibyo noneho byatumye umwami afata icyemezo gikomeye kurushaho. Yahamagaje abakuru b'ingabo ababwira mu ijwi rikomeye ati, ntibisanzwe ko umuntu umwe yatesha umutwe igihugu cyose, mushakishe kubura hasi no hejuru. Nimujye no mu turere mutari mwaragezemo mbere, niba ari muzima azaboneka, ariko niba yaranapfuye muzabimenya. Igihugu cyose cyakomeje kuba mu gihirahiro cyo gushakisha bikomeye, ariko uko bashakishaga cyane niko Kiyora yarushagaho kubura nk'umwuka. Nawe wari uzi aho ari. Ikibazo nawe yari ari mu rugendo rundi rwo gushakisha abo yasize inyuma, atazi ko inyuma ye ubuzima bwari bwaramaze guhinduka ikibazo gikomeye. Ubuzima bwe bwari bwaramaze guhinduka ikibazo gikomeye cy'ubwami bwose. Nyuma yo kuva imacara mu ijoro ryari ryuzuyemo urujijo n'agahinda, Kiyora ntiyigeze atindaho.
uko iwabo hari harahindutse umurimo uhingwamo imyaka, nta muntu n'umwe wari uzi aho nyina Nayika n'umuvandimwe we Raji bagiye. Byamuciye intege ariko binamutera imbaraga zo kudatinya ko yavuye ibwami acitse akomeza kubashakisha. Yaribwiraga ati n'ubundi ndamutse nsubiye inyuma ibwami bakamenya ko nari nacitse batamaye uruhushya ntibyabuza kumpana, reka mbashakishe nshakishe ababyeyi banjye bazamanire rimwe. Mu mutima we yumvaga ko adashobora gusubira inyuma cyangwa guhagarika gushakisha. Yaribwiye ati ibwami nibambura birateza ikibazo, ariko bazajya kumbana narageze aho umuryango wanjye uri, nanamenye ko nibura ari bazima. Niba barahavuye mama arwaye ashobora no kuba yarapfuye, wenda nabona umuvandimwe wanjye nkumuhobera cyane nkamuhumuriza nkabona kugaruka inyuma. Yatangirije urugendo rwe mu byaro byari bikikije Machara agenda kuri iyo furashi yari yaratwaye. Mu gitondo cya mbere yageze mu kindi cyari kitari kure cyane, ahasanga abantu batangiye imirimo yabo ya buri munsi. Yegereye bamwe mu basaza bari bicara baramutsa, ababaza niba baza umuryango w'umugore witwa Nayika n'umuhungu basa cyane. Abasaza baramwitegereje, bamwe bagenda bibaza niba uwo musore we bavugaga mu nkuru zari zarigeze gukwira henshi z'abana babiri bavutse basa 100%, ariko ntawe bimubwiye. Umwe muri bo yaramusubije ati uwo mugore uvuga ntitumuzi, ariko hari umuryango w'umugore n'umusore ukiri muto bigeze kunyura hano mu mezi ashize, bavuga ko bari bavuye kure cyane bashaka aho gutura, ariko ntibamaze igihe kinini bahise bakomereza ahandi. Kera ati uwo musore mwabonaga dusa? N'ubu ati ntabwo musa, nta naho muhuriye. Kera atekereje umwanya bamutesheje, atekereza n'ahandi hantu ho gushakira. Yari azi ko bene nyina wa nyina bari batuye kure, atekereza ko wenda ariho baba barimukiye. Yahise akomeza urugendo anyura mu nzira z'imisozi mito, mu mashyamba n'ahandi, byagira nijoro akaryama aho abonye hose, akikinga mu biti cyangwa mu nzu z'abaturage bamwakiraga ku bw'impuhwe. Mu minsi yakurikiyeho yageze muri bene wabo bo kwa nyina, bamubwira ko batigeze bahagera. Yakomeje gushakisha agera mu bindi byaro byinshi, abaza asobanura uko nyina asa n'uko we na Raji basa. Hari abamubwiraga ko babonye abantu basa nabo, abandi bakamubwira ko nta makuru bafite. Icyo gihe nibwo yatangiye kumva neza ko urugendo rwe burya rutari kuzaba rworoshye nk'uko yari yarabitekereje. Ibyo kuba yaracitse ibwami ntiyongera kubitekerezaho, n'ubundi yari yaragiye kubera umuryango. Kuza akababura rero yumvaga abuze byose. Umunsi umwe yageze mu gace kari kure kurushaho, ahasanga isoko rinini ryahuriragamo abantu benshi. Yatekereje ko aho ngaho ariho yabona amakuru menshi maze arijyamo ngo abaririze. Yegereye abacuruzi, abagore n'abagabo, ababaza umwe ku wundi, ariko ibisubizo byari bimwe, ko nta muntu uzi uwo muryango cyangwa bakamubwira inkuru zitandukanye zidafite aho zihuriye. Amasaha yarashize yicara ku ruhande rw'isoko, ariko abantu bagendaga bagabanuka. Umutima we wari uremerewe cyane. Yibutse amagambo yasezeranyije nyina igihe yamusigaga i Machara, kazagaruka afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwabo, ariko noneho ntiyaranazi aho bari. Yarebye ku maboko ye yakoreshaga yita ku mafarashi, yibaza niba atari wabiteye byose, atangira kwicira imanza zo kuba yaragiye no kuba yaratinze kugaruka, nubwo bwose nta ruhare yari yarabigizemo. Akaba yarasanze abo yakundaga baramaze kwimuka, atazi n'impamvu bimutse. Yahise yemeza ko atazareka gushakisha, kabone niyo byamutwara igihe kingana iki. Mu minsi yakurikiyeho yakomeje gukurikira amakuru make yabonaga. Rimwe na rimwe akajya mu byaro bavuga ko hari abimukira baherutse kuhaza. Yarahageraga agasanga abo bamurangiye batariho. Aho yanyuraga hose yasigaga inkuru ye, abantu bamwe bakamwizeza ko nibabona abashaka bazabimumenyesha, kandi ntabwo bari bazi niba bazongera kubonana. Nawe ntiyarazi koko niba bazabikora. Nubwo bari kubikora yigendeye, ntabwo ari kuguma ahantu hamwe ngo ategereze ko bazamubwira. Uko yagendaga atera intambwe imwe ku yindi, niko urugendo rwe rwagendaga ruba rurerure kurushaho. Yari wenyine afite ifarashi n'icyizere gike, umutima we wuzuyemo icyifuzo kimwe rukumbi gusa, cyo kubona nyina Nayika n'umuvandimwe we Raji. Mu gihe yakomezaga kuzenguruka mu byaro n'amasoko ashakisha amakuru ya nyina Nayika na Raji, ku rundi ruhande rw'igihugu ibintu byari byarafashe indi ntera. Amabwiriza y'umwami rero akajije umurego. Buri musirikare, buri muyobozi w'akarere na buri muntu wari ufite ububasha bwo kuba yatanga amakuru yarasabwe kugira uruhare mu gushakisha uwo musore wahunganye ifarashi y'ingoro n'agasaro k'agaciro. Umwami yabonye bikomeje kugorana, ashaka umuhanga mu gushushanya. Ni umusore wabaga ibwami kandi yarazi neza Kiyora. Yasabwe gushushanya isura ye akayishyira ku mpapuro nyinshi. Abasirikare bahawe isura ye bagabanywa mu matsinda mato mato, bajyanwa mu mpande zose z'igihugu. Hari aboherejwe mu misozi, abandi boherezwa mu nzira zinyura mu mashyamba, abandi mu mijyi n'amasoko akomeye aho abantu benshi bahurira buri munsi, hakaba n'aboherejwe mu byaro. Icyari kigamijwe cyari kimwe, kureba neza mu maso ya buri muntu ukekwaho gusa na Kiyora. Mu gace kari kure cyane y'i Machara, ahari isoko rinini ryari rizwiho guhuriza hamwe abacuruzi baturuka imihanda yose, niho ibintu byahindukiye ku buryo butari bwitezwe. Muri iryo soko hari urujya n'uruza rw'abantu, amajwi y'abacuruzi, abaguzi baganira, abana biruka mu isoko n'amatungo anyuzwa hagati y'abantu. Aho hantu koko hagaragaraga nk'ahari ubuzima,
kandi abaho bari bazi ko ari ibisanzwe, ariko nta n'umwe wari uzi ko hari ibintu bikomeye bigiye kuhaba. Raji wari warasigaye ari kumwe na nyina Naika nyuma yo kwimuka i Machara, yari amaze iminsi mike atangiye kujya mu isoko gushaka icyo yakora ngo afashe nyina mu mibereho yabo. Ubuzima bwari bwarakomeje kubagora cyane ku buryo nawe byari byarabaye ngombwa ko atangira gukora akiri muto cyane, ariko icyo gihe bwo yari amaze kugira imyaka 21 kandi yari afite ibyo gukora. Noneho uwo munsi yari yazanye impu nkeya yaje kuzicuruza kugira ngo abone amafaranga. Yari yicaye ku ruhande rw'isoko yitonze ategereje abakiriya. Hari abandi bacuruzi bari bari gucuruzanya impu, uwo benda kumara izabo hasigaye duke cyane. Isura ye yari ituje ariko irimo umunaniro, umuntu yamureba mu maso akamubonamo umunaniro w'ubuzima yari amaze kunyuramo. Abasirikare 4 bari bagize itsinda ryoherejwe muri ako gace boherezwaga mu mijyi nyine, binjiye muri iryo soko buhoro buhoro bareba abantu umwe ku wundi. Bari barahawe amabwiriza asobanutse. Amabwiriza agira ati, umusore ushakishwa Sartya ari kuri iyi foto. Nimugenda muri kwerekana isura ye mu bantu, bizarangira amenye ko muri hafi kumugeraho ahunge. Niyo kwifashisha ngo hato mutazanamugeraho, wenda agahakana ko atari we, cyangwa se namwe mukazamwibagirwa kuko muri mwe hari abatamuzi neza. Mu gihe bagendaga bacunga neza, umwe muri bo yahise ahagarara yitegereza Raji wari wicaye ku ruhande agurisha impu. Yahise ahamagara bagenzi be mu ijwi rito ati, nguyu, ntabwo ushidikanya ni we. Abandi basirikare baramwegereye bamureba neza, buri wese yemeje mu mutima we ko ari we bashakaga. Isura, imiterere, imyaka, byose byari bihuye n'ibyo bari barasobanuriwe. Barebye ku ifoto babona ari we. Baramuvugishije, umwe muri bo wari uzi Kiyora yumva ijwi ari irye, harimo itandukaniro rito cyane ariko ntiyabitindaho. Kuri uwo munsi wa 9 bashakisha, bari bamaze guta umutwe ku buryo bugaragara, ku buryo bahise begera Raji batamutegurije. Raji yababonye bahagera ntiyagira ubwoba, yibaza ikibazanye gusa, ariko ntiyarazi ko ubuzima bwe bugiye guhinduka mu kanya gato. Yahonye bamusatira bari kumuvugisha bati, buriya wibwiraga ko wacika koko? Yagize ubwoba arabaza ati, ninde muri kubwira? Nabo turabisobanura neza. Baramufashe baramukurura, naho ati, munjyanye he? Barasetse, umwe basirikare amufata ukuboko aramubwira ati, umaze kuboneka, urajyana natwe, ibihembo twe twabitsindiye. Umwami yavuze ko nta kintu atazaho umuntu uzagufata. Raji yaratunguwe cyane agerageza kubaza ati, ariko se nakoze iki? Mumbwire. Undi musirikare yahise amukubita urushyi amutera umutego hasi kugira ngo adahunga. Undi amuboha amaboko aramubaza ati, ifarashi n'agasaro w'ibyo biri he? Raji yabuze icyo asubiza kuko ibitekerezo byari bimubanye byinshi. Abari mu isoko bose barahuriye barasakuza bibaza ikibaye. Abaturage bamwe batinye kwegera, abandi bagira impuhwe bavuga bati, ariko uwo mwana batwaye iki? Kuki mumufashe mutanamubwiye icyaha yakoze? Umwe mu basirikare basubije mu ijwi rikomeye ati, nimwivange mu bitabareba, ni umujura wahunze ingoro y'umwami, dufite amategeko yo kumufata. Abaturage nabo bumvise ari byo kuko muri ako gace batari bamumenyereye. Abari bamuzi bari bazi amakuru ye Naika bababwiye ko bavuye mu gace ka Machara. Gusa umwe yaravuze ati, yaturutse mu gace ka Machara, ntabwo aturutse ibwami. Aho basirikare batuzi ko ari byo, yavuye Machara. Yabanje kunyura i Machara ahita akomereza hano, noneho birushaho kumvikana. Raji yakomeje kwihakana aravuga ati, mwibeshye, sindi umuvuga, ntabwo nigeze njya ibwami, sindi naho ariho. Ariko amagambo ye nta gaciro yagiraga imbere y'abasirikare bari bamaze kwemeza ko ari we. Kuri bo ibyo yavugaga byari kugerageza guhunga ukuri. Bamukuriye mu isoko abantu bose babireba, ariko bakomeza gusakuza bavuga ko wenda bamwibeshyeho. Abo basirikare berekanye ifoto yari yarashushanyijwe, basakuza bati, ngaho nimurebe, ese murabona iyi foto yarashushanyijwe ite niba atari we? Yaba ari umuntu wayirose se akayishushanya bigahurirana n'iyi sura neza 100%? Murabona atari we? Bamwe bavugiye mu matamatama bati, yewe arasa neza n'uwo bafite koko, ariko se niba atari we? Abandi bati, bishoboka bite ko yaba atari we kandi bafite ifoto ye? Murumva ubwo ngubwo butakwitwa ubusazi ngo ntabwo ari we? Raji yabonye ifoto arabibona neza ko bashushanyije ari umuvandimwe we. Yaratekereje ati, niki Kiyora yaba yarakoze koko gitumye njyanwa ibwami? Ese mbabwire ko mfite mama mbanze kujya kumusezeraho, nimivuga baramutwara nawe baduhanire hamwe. Arumva amakuru kuko tudatuye kure y'isoko kandi bamwe turi kumwe barabimubwira. Yumvaga umutima uremerewe, yibaza uko nyina Naika arabyakira namenya ko bamutwaye, kuko yari yavuye mu rugo amusigiye icyizere gito ko aragarura amafaranga. Bamukuye mu isoko, impu ze zisigarana bari gucuruzanya nawe, bari bazi nyina Naika. Abasirikare bamujyanye hirya gato bamubaza ifarashi n'agasaro kari, amenya ko bwari byo Kiyora yibye. Yahisemo guceceka yanga gusubiza, maze bajya baramuhondagura ngo avuge, ariko akabura icyo avuga. Batangiye kuvuga bati, kuko Kiyora wowe ugasaza ubwami bwose bigeze aha, none uri kwanga kuvuga aho biri? Reka tureke kugukubita kuko umwami yategetse ko tumukugeza uri muzima akakwiyicira. Ntabwo twakomeza kugukubita tutanagukomeretsa tukabizira. Umwami arakwica tukugeza imbere tukamubwira ko wanze kuvuga aho biri. Yaramaze kumva neza ko burya bari gushaka Kiyora,
kubabwira ko atari we ntibari kubyemera kuko kuva kera nabo bakuriye mu gace kamwe babitiranyaga. Babonye akomeje guceceka bamushyira ku ifarashi nk'imbohe batangira urugendo rwerekeza i Desani mu ngoro y'umwami. Mu nzira yakomeje kwibaza ikintu cyateye Kiora kugira ubwo akora icyo cyaha ngo yibe ifarashi n'agasaro, ariko uko amasaha agenda agashira niko ubwoba bwe bwagendaga bwiyongera kuko abonaga ko ibyo ari byo byose agiye kwinjira mu kibazo kirenze ubushobozi bwe, yareba nawe akanicwa. I Desani ho amakuru y'uko Kiora yafashwe yahise akwirakwira vuba. Mu ngoro byakiriwe nk'inkuru nziza, abenshi batekereza ko ikibazo cyari gihangayikishije umwami kigiye kurangira, ariko nta n'umwe wari uzi ko batari bafashe Kiora, ahubwo ko bari bafashe Raji, umuvandimwe w'umukene wari waguye mu mutego wo kugira isura isa n'iyo bashakaga. Mu isoko rya Kure aho Raji yari yafatiwe, urujijo n'amatiku byarakomeje nyuma y'uko abasirikare bamujyanye. Abantu benshi bagumye aho baganira ku byari bimaze kuba, bamwe babyemera batabishidikanyijeho namba, abandi bagaragaza gushidikanya. Mu bari bahari harimo bamwe mu bacuruzi bari basanzwe bamenyereye Naika n'umuhungu we. Kubera ko umuryango wari umaze igihe gito wimukiye muri ako gace, abantu bari batarabamenya neza, ariko abo bacuruzi bo bari baratangiye kubabona nk'abantu b'inyangamugayo nubwo ubukene bwari bubarembeje. Umwe muri abo bacuruzi bacuruzaga impu wari uri gukorana na Raji yaravuze ati n'ubundi njyewe simuzi neza, abasirikare bamufashe kuriya nta kabuza bafite ukuri, nta kuntu baza ngo bafate umuntu batari kubyemeza neza ko ari we kuko bari bafite ishusho ye. Waheraho ubihakana, wahakana ute ko ari we? Undi nawe yaramusubije ati birashoboka ko yari yarahishe ukuri kwe, abantu benshi bazi naho n'ubundi siko bavuga aho baturutse. Bamwe niyo bavuze ntabwo bavuga aho ukuri, bivugira aho baheruka kuba, ntabwo bavuga aho bavukiye, ntabwo bavuga aho babaye hose. Wenda kuko yari yarahunze bwamabona kujya Macara, we na nyina bavuye bazi naha. None se nimwabonye turi kumuvuganira tuvuga ko ari uw'Imacara, ko ariho yaturutse, bagahita bavuga bati n'ubu niho yaturutse, naho barahamushakiye baramubura. Murumva neza kuri musore umutekamitwe, ibintu byose yatubwiye ntabwo byari byo, ahubwo ko kibakomeje kuba mu buzima bwa gikene kandi baravuye ibwami. Ariko hari n'abandi bagaragazaga gushidikanya. Umwe ati ariko se murabona ko kuriya mwana asa n'umujura, yarasanzwe atuje nta kibazo ajya ateza, ibi bintu birimo amayobera. Nubwo impaka zari nyinshi, batatu muri abo bacuruzi bamwe n'abandi baturage bari aho ku isoko bahisemo gufata imuradi yari yazanye, bavuga ko barazishyikiriza nyina Naika kuko ari wari usigaye akeneye amakuru kurusha abandi bose. Bafashe inzira berekeza aho bari batuye, aho bari barimukiye bamaze kuva Macara. Bari bafite amatsiko menshi bashaka kumenya ukuri ku byabaye. Bageze muri urwo rugo ruto Naika yabagamo baramusohoza. Yabakiranye urubwiro nk'ibisanzwe, ariko abonye abo bantu bari baje ari benshi icyarimwe, umutima utangira gutera cyane. Umwe muri bo yaramubajije ati ese uri Naika nyina wa musore uza gucuruza impu hano ku isoko, kuri iri soko nyine rya Vati? Naika ati yego ni njye. Hari ikibazo yagize se ko muje muzifite zose muraziguze? Bahise barebana bahuza amaso bataramenya uko bamubwira ibyo babonye. Amaherezo umwe muri bo yahise afata ijambo aramubwira ati tuje kukubwira ibyabaye uyu munsi ku isoko kuko umwana wawe yafashwe n'abasirikare b'ibwami. Yarebye abo bantu mu maso asa n'utabyumva neza aravuga ati yafashwe azira iki? Undi yaramubwiye ati niwe musore ngo bashakishaga, bavuze ko yibye mu ngoro y'umwami agatwara ifarashi n'ikindi kintu cy'agaciro. Naika yahise ahaguruka vuba, umutima we yumva utangiye kumeneka aravuga ati oya ibyo si byo, umwana wanjye ntajya ibwami, ntiyigeze anagerayo, yahiba atatahaze. Abacuruzi bamwe batangiye kwijujuta, umwe ati natwe twabibonye, ariko abasirikare bari bizeye ko ari we, banerekana isura ye ya nyayo ku ifoto bashushanyije, ahubwo yanze kubereka ifarashi n'icyo kintu kindi yibye bituma bamujyana aziritse. Kuki mwatwishemo koko, burya mwabaga ibwami? Naika yatangiye kujya mu rujijo rukomeye, mu mutwe we byatangiye kwivanga. Yibutse Kiora umuhungu we wagiye i Desani ahari hari ingoro y'umwami agiye gushakisha ubuzima, akaba yaramaze imyaka myinshi adataha kugera bimutse, umutima we uramurya. Yaribwiye ati niba ari byo birashoboka kuba ari Kiora wakoze ayo makosa. Yarababwiye ati Kiora niwe wagiye mu mujyi, niwe ushobora kuba yarageze ibwami, Raji si we. Yahise yongera kwicara yuko umutwe mu biganza. Ibitekerezo byamubanye byinshi bimuzenguruka mu mutwe, aribaza ati ese Kiora yaba yarakoze iki? Ese koko yaba yaribye? Ubundi se aho yaba ari muzima? Ese Raji wazabigenza ate ngo yikore mu maboko y'abasirikare b'ibwami? Yavuze mu gahinda kenshi ati noneho biranyobeye, umwana umwe yagiye kera undi baramufashe, ubu nzabigenza ne koko? Biteranyije abana banjye kuko abana banjye basa nk'intobo, bakiri bato nanjye nananirwaga kubatandukanya, wasanga ari Kiora uteje ibi byose. Abacuruzi baramwegereye bagerageza kumuhumuriza, nubwo nabo ubwabo bari bari mu rujijo kubera ibyo yivugishaga. Umwe yaravuze ati turakumva, wenda habayeho kwitiranya, ariko niba koko hari undi muhungu wawe wajyaga i Desani bakaba basa, birashoboka ko ari we bashakaga.
Undi yongeye ati niba wenda wari waragiye ari wakoze ayo makosa abasirikare bazabimenya bareke Raji wafashwe. Ariko ayo magambo ntiyigeze amuhumuriza kuko undi we yavuze ati ahubwo ukwiriye guhunga uwo mukecuru we, niba ari icyo kintu cy'agaciro akiba ifarashi agatuma ibwami bahangayika urumva batazagushaka bakakwica. Niba buri uwo wundi uri kuvuga nta kabuza bazica Raji nawe bagushakishe. Ukwiriye guhunga kuko umwami yarakajwe n'umuntu umwe yica umuryango we wose, uretse wowe nka nyina azicana bene nyoko yice bene nyina b'umugabo wawe kugera ku bisekuruza byanyu bose bakiriho. Nahika nawe yarazi neza uko ubutegetsi bukora. Iyo umuntu yabaga afashwe ari uwo mu muryango wakoze icyaha ntibyabaga byoroshye ko wamurekura ari muzima. Yarebye ku mubare bamuzaniye azifata asa n'utazibona neza kuko amaso yari yuzuyemo amarira. Izo mu zari ikimenyetso cy'uko umwana wari mu byago. Mu mutima we ikibazo kimwe cyari cyamubanye kinini kurusha ibindi byose, cyari kwibaza ati ese Kiyora wari hehe? Ni icyo yakoze cyatumye bamuhiga? Burya se yabaga ibwami ngo yatwaye ifarashi n'ikindi kintu cy'agaciro? Icyo kintu ni igiki? Ese Raji ararokoka iki kibazo? Nahika amaze gushyira neza ku mutima ko Raji yafashwe akajyanwa ibwami, umutima ntiwigeze utoza na gato. Nubwo bamwe mu bacuruzi bageragezaga kumuhumuriza bavuga ko ibwami hari amategeko, ko batakwihutira kwica umuntu batabanje kumenya ukuri, we yarazi neza ko mu gihe habayeho kwitiranya nk'uko umutekano w'umwana wari mu kaga. Yahagaze akanya karekare areba hasi nk'uri gufata icyemezo kiremereye kurusha ibindi byose yaba yarigeze gufata mu buzima bwe. Mu mutima we habagamo ubwoba bwinshi kubera impungenge yabaga afite, ariko rwari urukundo rukomeye yagiraga ku bana be. Yashyizemo mu nzu arakinga, nyuma abwira abacuruzi ati ntibishoboka ko naguma hano ngo nkomeze gutuza namaze kumenya ko umwana wanjye ashobora kwicwa azira ikosa atakoze. Umwe mu bacuruzi yaramufasha aramubwira ati oya Nahika, ibwami ni kure cyane kandi si ahantu umuntu yajya atabiteguye. Nabo nubwo bari kugenda ku mafarashi, ngenda atekereza ko umunsi umwe bataba bagezeyo, ushobora no kutagerayo neza. Ikindi nujyayo uzicanwa nawe kuko uwo mwana wundi uri kuvuga ntakomeza kubura bazategeka ko mwese mwicwa. Wenda bazi ko yibye kugira ngo abakize, bashobora kuba bazi ko ari mwe yari yaraje kureba, none muzasobanura amateka atabagezeho. Aho kugira ngo mwese mwicwe shaka aho ufungira. Ariko yarakomeje kuko umutima wari wamaze gufata icyemezo, arababwira ati sinshaka kumara igihe nicaye hano ntacyo nkora. Ninsanga Raji akiri muzima nshobora kuzamutabara, ningero naratinze bazamwica kandi nzaba ndi kure, ariko nibura nzabe naragerageje. Kandi nimanyicana nawe nta kundi, ndamutse ngezeyo nkavuga ukuri wenda bakumva. Umwe aravuze ati yewe ndabyumvise kuko wabaye ibwami, ntabwo babeshyera. Ni gute wakwemeza kujya wifitiye icyizere kingana gitya ko bazaguha n'ijambo niba koko utarabayeyo? Niki kiri gutuma wibwira yuko nugera batazakwica? Nuko uhazi? Mu mutima yari afite ibitekerezo byinshi byamusunikiraga kugenda, avuga ati wenda Raji niba azamuha umwanya wo kwisobanura nzababwira ko nabyaye abana babiri basa, uko abantu babitiranyaga bakiri bato, uko ubukene bwari bukomeye, nuko ubuzima bwacu bwagiye burushaho kugorana tugafata inzira zitandukanye. Yasize urugo rwe yaratuyemo afata inzira ijya kure yerekeza i Desani, aho yari azi ko ari ibwami. Ntiyarazi neza inzira yose, ariko yari afite icyizere kimwe rukumbi kuko uri k'umuryango we kugomba kumenyekana mbere y'uko bikomeza kurushaho. Ku rundi ruhande, nyuma y'umunsi n'igice hafi ibiri, Raji bari bamaze kumugeza ibwami akiziritse amaboko. Umukungugu w'urugendo rurerure wamwuzuye umubiri wose. Bamwinjije mu cyumba kinini cy'ingoro, aho umwami yari yicaye ku ntebe y'icyubahiro azengurutswe n'abajyanama n'abarinzi. Umwami akimukubita amaso yahise ahaguruka gake amwitegereza neza. Mu ijwi rikomeye yaravuze ati ni wowe koko umaze iminsi 11 utesha umutwe igihugu cyose? Abarinzi bose baramwikirije icyarimwe baravuga bati niwe nyagasani. Umwami yarongera amwegera gato amureba neza kurushaho, maze yumvira akanya gato arakomeza ati musobanure uko mwamufashe. Arakomeza ati sinabahimba mutansobanura uko mwamufashe, kandi mbere y'ibyo nambwire agasaro kari naho ifarashi yangiri. Abasirikare bose basubiza vuba bati nyagasani, ku munsi wa 9 twamufatiye ku isoko ryo mu gace ka Vati. Kugera aha twakoresheje umunsi urenga hafi iminsi 2 tumufata, yararimo gucuruza impu. Twaramwegere tumubaza agasaro kararaceceka, yanga nduko tubwira ifarashi iri. Kugeza n'ubu ngubu ntaravuga. Umwami yahise yindukira amwitegereza cyane aramubaza ati wanze gusubiza? Raji yari yacecetse. Ibitekerezo byamubanye byinshi mu mutwe, arivugisha ati ese mubwire ukuri? Ndamubwira ko nazi ibyo bavuga se babyemere? Ndamubwira ne ko ndi Raji, ko ntari Kiyora na mama ubwo yarahoze atwitiranya? Ndetse na n'ubu mama aramutse ageze hano yacurikiranya amazina nkisanga ariko nyita Kiyora nk'uko asanzwe abigenza mu cyaro, akavuga ko ndengana bigahita byemezwa ko ndi Kiyora koko. Ni kenshi nawe mpamagara nkumva yivugiye Kiyora, nanjye nkabyakira nkitaba. Umwami rero ntiyabyemera, nawe ari kubona ndiwe buriya kudutandukanya byamunaniye.
Yakomeje kwibaza ati ariko se kuki bari kunyitiranya nawe kandi njye narabayeho mu buzima wowe? Buriya se ntiyari yarahindutse nk'umuntu wabaga ibwami? Nimbivuga bazakomeza guhiga Kiyora, nibahiga Kiyora bazahiga na mama Nayika, bazashaka umuryango wacu wose bawice, mu gihe koko Kiyora yaba atagifite ifarashi n'ako gasaro. Yumvise ari umutwaro uremereye umutima we, ariko afite icyemezo gikomeye mu mutwe ati reka ndeke banshinja ibyo bashaka, nibakeka ko ndi we nibura ukuri k'umuryango wanjye ntikuzahita kugaragara. Umwami yakomeje kumubaza mu ijwi ririmo uburakari bwagendaga bwiyongera ati niho wabihishe? Agasaro karihe? Ifarashi yanjye irihe? Raji yaracecetse ntacyo yavugaga, yakomeje gupfukama nk'uwemeje kutavuga ijambo na rimwe. Umwami yakomeje kurakara cyane, akubita ikiganza cye ku ntebe aravuga ati ubu uri kumva ko guceceka ari bwo buhungiro bwawe? Ndaguha umunsi umwe wo gutekereza neza, nuvuga ukuri uzagirirwa imbabazi, nutavuga ugakomeza guceceka ejo urahita wicwa. Raji yaribwiye ati nimpfa biraba birangiye, wenda ntibazashakisha umuryango wanjye, ahubwo reka nkomeze gutuza. None se nimba ntavuze bazanyica bate kandi bakeneye kumenya ako gasaro k'agaciro kari? Abarinzi bahise bamujyana mu cyumba gito cyari cyegereye aho, bamuboha kurushaho ariko bamureka ari muzima. Umwami yari yamugejejweho igikomangomakazi kidahari. Amakuru yamugezaho yari ari mu cyumba cye ko Kiyora bamugejeje imbere y'umwami kandi ko yabaye amufunze mu gihe cy'umunsi umwe mbere yo kumwica. Akibyumva yagiye mu bubiko bwe mu kabati akuramo agasanduku yabikagamo utundi dusaro, akuramo ako gasaro ka nyako yavugaga ko kabuze, akatumye umwami ashyira imbaraga nyinshi mu gushakisha Kiyora kuko Narusi yamubwiraga ko ari we wagatwaye. Igikomangomakazi Narusi yarakitegereje arakareba cyane, agasubiza mu gasanduku, asubira hirya abaza uwo mukobwa wamukoreraga wari umuzaniye amakuru ati ifarashi se bahigaruye? Nawe ati yanze kuvuga aho iri, yemeye ko agasaro yagafashe ariko ntiyavuze aho kari. Narusi ati yemeye ko yagatwaye? Umukozi ati yego, ngo niwe wagatwaye koko. Umukozi yarakomeje ati kandi umwami yavuze ko namara umunsi atarakerekana ari bumwice, ngo nawe yarakagurishije avuga uwakaguze bajye kumushakisha. Narusi yagize ubwoba, yumva agize urujijo kuko agasaro yari agafite, aratekereza ati kuki atavuze ukuri? Agasaro ntabwo agafite, nta nubwo yigeze akabona, nta nubwo yigeze agatekerezaho. Ni njyewe ahubwo wibazaga ku gasaro yambara, ni njyewe wamubwiye ngo akuremo urunigi nkareba udusaro yari yiyambariye. None se wamuhatiye kubyemera? Byose narabeshye, agasaro ndagafite. Yakomeje gutekereza mu mutima we ati ese nimbivuga umwami akamenya ko burya ari njye wari ufite aka gasaro kuva na mbere, aho sinzabizira? Nintabara Kiyora njye ndishyira mu byago, nintavuga ukuri aricwa kandi simbishaka. Gusa njye navuga iby'agasaro, ifarashi yo byagenda bite? Kuba akomeje kutavuga aho iri ubwabyo birahagije ngo umwami amwice? No kuba yarasajije igihugu cyose akagitesha umutwe muri iyi minsi 11 ishize birahagije ngo amwice? Yabuze icyo gukora, akomeza gutekereza cyane. Naha dusoreje igice cya kabiri, naho mu cya gatatu aho bigeze niba twaratangiranye mu cya mbere urumva birakomeza bite? Ntucikwe n'icyo gice, nacyo kiraje, ni mu kanya gato.